iri nibara ibara ry'urukundo iri nibara Cicika twumvikane tumumvikana kundeba ikosa ry'abantu garuka naze guturuka acaranga kuruka nkabyo bisobanura ko urakaye kureza uko ngenda akaye akuzi gufata itiki y'amadolari 1500 USD 1500 miliyoni na 500 hano hakurya Ruyenzi nabona ikibanza cyiza mwongera ngashaka ibyo nzamura inzu kandi urabizi ko ari umushinga wo kuzamura wo gukora kuzamura amazu ngo harimo kuva ikibazo umwana yanze ishuri yananiye nka mama we ngo nugire icyo mfasha nka papa we ikosa nakoze ntabwo wakambwiye ngo nambuke umugabane nze mu Rwanda akoresha ikibazo hano ari none se grand frère ntabwo yakemura ikibazo ariko gutinya kuvuga ibibazo by'urugo narabanza ntabwo umuwa ni umuntu mukuru nagutumye kugira ngo ufashe ibibazo by'abana iyo umuntu amaze kuzakurenga imyaka 50 aba ari umuntu mukuru yazaga kimura ikibazo ntabwo umuwa niba udakundana n'umugore we ndabizi rega amakuru yose mbanyazi ntabwo byakubuza gufata kubwira girlfriend agiye ko tudakundana amakuru ageraho uragira mu makuru ageraho abagore mwego mugira amatiku n'iki umva girlfriend ameze neza abayeho neza wenda nari nimba nanaguhamagaye ngo tukemure ikibazo cy'umwana wenda nari nanagukumbuye ibyo gusa iyo ubimbwira ibyo ngibyo oya ntabwo ari byo nari ngambiriye cyane kuko ikibazo nawe wakibonye kirahari kumva se niko kuza kugwa mu bibazo urangusha mu bibazo urabumbuye nanjye ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri nibara ibara ry'urukundo iri nibara ibara ry'urukundo iri nibara ibara ry'urukundo iri nibara ibara ry'urukundo ahana kure biki birubare tuze kugenda tuneka abantu gusa namucometse ndetse nagucometse bande ese biriya bintu byose wagiye kubwira papa byari bikenewe burabira wumvaga hari akamaro bigire ntabwo nakora icyo nahimbyemo se ese none ndabona ibyo kumva ngo nateye cagi mu cyumba cy'ingendanana namwe nisi ntabwo watwaye nitwara se hari ugiye unyereka video wamfashe nta foto nta cyaba video nyereka video wamfashe nitwara noneho naguhimbiye abo mawusi twagira ngo nabo umeze nk'abo bakecuru umugani wose ubona bavuga nabona se none se biravuga biba bikenewe uko ugenda unteranye n'umuntu ariko sinaguteranyije hari ikintu kimwe byasa nguhimbira ariko ndabona ushaka nanjye no kuzamuka uzanye ngira induru usanze ko zikicwe nawe uze kuri kumagaza hejuru umbwira ibitajyanye hasi undi guhiga igiti ko n'ibintu byose ugiye kumera ngo hano si ubwo urabona ntazi aho ibyo ndi guhiga mubariye tumenye yuko biriya bintu ntabwo bigezweho icyuma se iki ni icyuma none se ugiye kunywesha fanta kirimo ese ikibazo kiri he biranga kumanuka se kurusha kuba wanatsinze wazinguriye njyewe ntabwo nkunda muri wagiye ukaniranya na papa urabizi amahane agira ubundi niba wowe ushobora kuba ufitanye ikibazo nawe kucyumva ko gusa nkubwire ngiye nkubwiza ukuri jya umvana muri gahunda zanyu ibyo uganira na papa ntundi
urinda ujya kumuncomeka ngiye hari gahunda mama napanze nayo kugira ngo Nese urinda tumetse iki navuze ko utiga uriga se ese mbuzwa niki wowe uriga ndiga nyine ngaho genda ku kigo urebe ko izina ryanjye ritari ku kigo kuba ryanditseho se ruvuga ko uri kujyayo bivuze yuko niga kuri icyo kigo ntamuhamagaye ngo uze gusubiza ku ishuri kubaza icyakujyanye ambaza mashini ni wowe wayijyanye ambaza sharijeri ni wowe uyifite ubu nicyo araguha imbere n'iki ariko ma ubwiza ukuri njyewe umunsi umwe uzabyuka hano usange ibintu byose ngewe nagize gute nafashe umwanzuro nigendeye maze nzarebe ko iyi nzu uzayisigaranamo na kiriya ngo ni igikuru cyanjye hasi cy'igicucu reka nkubwize ukuri nanjye rero hari igihe nanjye uzabyuka wandakaje ngo ukorere ibintu nk'umubyeyi ibikize ntacyo nagukorera nanjye hari igihe nabyuka uvuga ngo uzabyuka ngo urimo ukora nanjye hari igihe nabyuka nanjye ngakora nk'igikenewe nk'umubyeyi none urashaka kubikora nk'uko mu nzu uzajya unkanga ngo uzamenera ngo uzamemukire nzaguhemukira ariko isozo ubanza waranahuriyemo na shitani si gusa umuntu ahemukira umwana yabyaye yababa we mufashe iki se ukeka karoti poivro iki mufashe iki ndabizi se wamfashe nangize ngo naho ukeneye kunyumva hamwe na nyoko ntuzi ko ngenda umwana mwiza reka ntabwo nagutesha umutwe umusore ubona ko atarahindutse ntazarananiye ariko ni ibisanzwe ngo sinzi impamvu wowe utabimenyera ese wowe kuki utabimenyera bimenyera none warakaze siko ubundi yambwiye amagambo nkashaka kubita umutwe hasi kandi amagambo yandi atoroshye harimo n'ibitutsi mwumva yaniwahutse aho narakubwiye ngo uziyakire ubundi biriya nta gihe biteze gushira kereka wowe nucisha bugufi naho ibindi byo rwose ncisha bugufi se ubu noneho ngiye kujya ncisha bugufi kuri mwebwe nasiko mucishaho bugufi ko naruha koko ariko mama wowe ubundi narakubwiye wowe guhamagara papa warahutse ugombye ko waritonze tugashaka uburyo dukemura biriya bintu gusa ubona agapenyi uriya mwana turi umugenzi gute wabona ko batarananiranye nese ubu iminsi 3 yari amaze mu rugo niyo yikurambiye ku buryo wahita uhuruza papa mama iyo yumva ngo 3 noneho nabyaza kubyumva ko byabaye tumubwira nabyo ari kuba izindi ntambara nese rero icyambere kimwe Ivan ntumwumvikana papa yikubiseho nawe urabizi ko mutabyumva kimwe ubusizi noneho izo ntongo z'abantu babiri noneho yaje tata sinzi noneho itoka noneho bigiye gukomerera aho bigiye gukomerera Ivan araje gukorogi papa nawe azatinda ashobora gutinda hano noneho bikagucangira kimwe so ndesha no kuvuga ngo bisaba gukorera mu Rwanda nakubwira ngo itonde bino bintu dushaka kubyo tubikemura njye nawe kandi noneho uruvuga kwitonda iyaza kumva ko byabaye nabyo nitumubwiye nabyo byari kuri kindi nese wabonye byarengeye ku buryo wahita uhuruza papa bazeye igira none se mwagira ngo nkore cyangwa ko muri mugiye kuzasaza nzasazwa n'urubyaro nsazwa n'ubushako mpamagaye ngo ndikugisha inama akomanje urabizi ko mwumva ahubwo ikibi cyawe ni uko wihutana ibintu ka papa ntabwo byari ngombwa mereza agasafuriya hariya gereza agasafuriya ngiye vuba ubwo nawe nari ngize ngo umuntu ngiye kubwira none nyumvira nawe ubwawe nawe uje umeze nkawe ushaka nawe ukanabyarana nabi
nyemereye gukorera aha ngaha bamaye amezi 10 amezi 10 yo gukora iki yo gukora iki kuba ndi gukorera inaha hano mu Rwanda hari ibintu ngomba gukemura muri kampani ruswa zifite icyicaro hano gikomeye hano muri kampani uhubutse kamubwire nawe uramutse sheri mukuru urahubutse pe gute se urahubutse ku izina ry'Imana gute se nongeze amahirwe baranyemereye igihe ugiye gukora ibintu byawe ufata umwanzuro utambajije ariko urahubutse twarakunze kuza kubiganiraho tukumva niba kwibuka koze nta ngombwa tubiganira n'ikindi nawe namaze kubwira ko mfite gahunda yo kuza gukorera tujya mu bworo uburyo nshobora n'umuryango wanjye abana banjye ngo baricagaho bamwe barapfa bamaze kuba bamaye wo mu muhanda umuntu nkanjye ariko wari kuza ukabakemura gusa nabakemura gute akuse kuki iyo uvuze akenshi usa nkaho no kugira ngo ugaragaze ko ntinya ndakoze kandi byinshi maze kumva byinshi kuri wowe maze kumva byinshi kuri wowe yagomba ngo icyo gihe utekeye umugabo umuntu w'umugabo nkanjye nari kwita nteka saa sita zuzuye numvaga cyaba kikikuri ngo icyayi cyawe kitindimo nase mbereye mu nda buriya sinzi mba narahubutse sinzi mba narahubutse gushaka se ibyo ni wowe ubyivugiye ariko se nijye ubivuze wasanga ari ko nanjye mba nagerageje ibintu byose uba wumva wagerageje neza cyane ahubwo umare reka nkwibarize buriya kutiga sibyo bituma wigira gutyo unyitwaraho gutyo nta kintu kizima gukora utarize no gukora ni ikibazo cyane narahubutse kuza bugomba nyonyomba nkaza mu cyumba cyawe nkagutera induru umukozi wacu ntabwo byambuje kugukunda naragukunze sinagukunze se none se ibyo bivuze iki njyewe ibyo ntacyo bivuze rwose njyewe urumva nyine ntabwo nari mfite gahunda yo kurongo ariko naragukunze koko nyuma yo kugutera inda n'ubushe ntacyo bitwaye ngushyira mu mago turabana hari icyo bitwaye se ariko nakubanira neza ndanakubyarira aya ni ikibazo kuko ubu ngubu ibintu birimo kuvuga ni byiza nawe usa n'ugiye wirutse imitima ukurugera gute se urenze ko nawe umuntu ajya gukanga ese burya ese wamanze buriya niko byagenze ibikisi yakubwira byose sinabivuga wiki ambesha bikeya binyenze ibindi ndabyihorera ni ibikisi wumvishe numvishe ibiki n'ibiki wumvishe by'ibitangaje ambesha uburyo abyaye mukuru wanjye yakoreshemishije ariko narababyaye ntakubyaye kandi umusore mwiza gusa jyewe ikintu urabizi ko tutagize twumvikana n'uburyo wavutse ugira ute uhamagara papa ntuzi uko bimeze bimeze se bimeze iki se nabyumvise icy'ingenzi si uko nyine papa nawe arasuzuguritse yarasuzuguritse ko bamwe muri bamuhaye gahunda yo gukorera inaha uraje ubona neza ko asuzuguritse kuki ko nyine utumva se n'iki wenda rimwe na rimwe nanjye igiye kujyamo ibyo nkorera nabibona gukundishora nubwo nanjye nkororewe papa agiye kuguma hano none wameze byagenze bite se kuki utasubiye asabye gukorera inaha kubera wowe yaba ari wowe se ari wowe ugiye kumuhamagara se hano iyo utananiwe baramuhamagaye utijyana baramuhamagaye ibi byose ntabwo ari ubizanye nureba ko dukozeho ubu ngubu araje afunga abantu no guhumeka byanga mbese ndaba norohewe ariko ntacyo
aho kugira ngo umugore nkureba ngwino twese tubone tisharira turimo isharira ariko tuyirimo urundi mukiye mu gihe gisajya ndisize ese ubundi ajya kumuhamagara ubundi mu atari wowe ese wakemuye iki ngiye yakemuye iki ubundi waba wamuhamagara iyo ndibaza yaraje yakemuye iki kubera iki ntabyo ari bukemure nteko ngo umuntu ufite ubwoba hanyuma datawe ngaho uzongera ujye wicara umubwire ko warose rimwe azamukupetera no muri izo nzozi ntanakomozera nanjye ufite ibyo wumvishe ariko nanjye ndatekereza ibizakubaho muhagarare tuyimurure ariko turayinywa wowe se amakuru nanjye ni meza kubyo n'utambwiza wihikura mperutse kuza ndakubura n'ubundi nteganya ko nshobora kukubura ntabwo kandi ntabwo ukitaba telefone mama wawe yarakubwiye ko naje kukureba usanga se ntacyo nigeze ambwira kandi naraje turaganira mara n'umwanya munini byiza none se amakuru amakuru ni meza udaherutse ku ishuri ndarwaye urwaye urwaye igisi simbizi ariko ndarwaye kabisa nyine kwa kundi wumva utameze neza muri wowe ku buryo utaza ku ishuri iminsi ingana gutya ese ni myinshi nzaza ni numva norohewe subiza isuku nakuntu nkunda ishuri ariko usigaye mpisha wishe iki naraje hano mama turaganira ibintu byinshi mbwira ukuntu warose ukajya ukagenda ukaba utakicara mu rugo ukaba udashaka kumwumva mbese nyine ngo warahindutse cyane nawe ntazi ikibazo ufite nibyo gusa yakubwiye se nyine urumva twavuganye ibintu byinshi yambwira ko utajya ushaka no kujya kwa muganga ntabwo indwara zose ariko umuntu azijyana kwa muganga iyo uzi icyo urwaye uratuza cyangwa se ugashaka imiti ukayigura muri farumasi wabashije kugura imiti se basi ariko se ibyo bibazo byose yo kumbaza n'iby'ikikwiye kuba nakubaza uko umeze niba waragiye kwa muganga urumva ari ikibazo nta kibazo kirimo ariko umeze neza ndimo ndagira n'urorerwa buranzaza soruje kundeba se ngo urebe uko umeze urumva nk'abantu bakundana ntabwo nenje kukureba nengukumbuye nenje kukubaza amakuru byakubayeho ukampisha ya Sarja ngayisubiza turaza kuvuga ndaza kuza kuguhamagara kuri phone kunyirukana ufite ikihe kibazo nta kibazo mfite se ko uje kureba ukuntu umeze kandi ukaba usanze umeze neza no way ku buryo umbwira ngo mpaguruke ngende we ntabwo warumbuye nkumbuye nari kuza kukureba nimugoroba ku ishuri ni ryari ntabwo ndabimenya hari ibintu nshaka gutunganya wewe muranza ko uzajya kubona ubone ndaje ku ishuri ari ikibazo se ikindi gihari warahindutse cyane nk'abantu bakundana ntekereza ko atari uko nguko wawe murambwira ntacyo nahindutseho gusa bitewe n'ukuntu mama wari yambwiye ndabona bitari grave ababyeyi bagira riveta mu kanwa wese ashaka kukubwira ibyo yishakiye nyine nawe ukabifata ukubona gusa njye meze neza ntari wigendere we turaza kuza kuvuga wenda uransobanurira ibyo utangiye turi kumwe byizere ariko nta nubwo wishimye byizere wana ndaza kubikora hari ikindi okay bye miss
kubwira guhera kare sibyo niyo mpamvu nabona gusa nk'uri gutekereza se. Man bro njyewe ubu ngubu ntangiye kugira icyizere yuko ngiye ibintu narose bibaho ndetse byanabayeho cyangwa se bishobora kuba bitaranabayeho ariko nkaba narabonekerwaga wenda iyo story ishobora kuzambaho mu buzima. Ariko ko nsigaye mbona usa nkaho wasaze. Ntabwo nasaze man, noneho nkubwire uzi ko abantu bamwe nagiye mbona mu nzozi zanjye natangiye kongera kubabona gutya biri live. Ngwiki yampaye bro cyangwa wongeye gutangira yuko nakubwiye ngo subize ko nakubwiye ko nangiye kwishyura minerval y'ishuri. Wabimbwiye. Nagiye ngeze mu mujyi ndangije man hari umuntu umwe wanciyeho umudata mu nzozi ngiye naramubonaga kuko yari umugore wanjye biza kurangira ari mushiki wanjye. Bivuze ngo yari umugore wanjye ariko nyuma aza kuba mushiki wanjye bitewe nuko ntari mbizi ko dufitanye isano. Ntabwo ndi kubyumva. Wongeye urarota se? Ntabwo narose man, ngiye namwiboneye visa gutyo mu modoka. Amaso ku maso bamwitarira imana. Ngo iki? None ibintu byanangaje ese umuntu namubonye ko cyari mu modoka isura ni ya yindi kandi ngewe ikindi man umuntu tudafitanye amateka meza kabisa. Ese riri naramwumvaga uri kumuvuga mu bantu bavuze. Bro uwo rero nge namwiboneye gutya kandi sinanubwo ko ngo ni impanga ye. Cyeka niba afite impanga ye nge namwiboneye urumva mu modoka igenda ajya kwishyura minerval. Cyangwa wabonye umuntu basa. Man asa ndinjije ngewe. Niyo mpamvu nkubwira ngo ngewe ahubwo cyangwa hari man bino bintu sinzi niba narabonekewe niba ari ibintu bizambaho ariko kuva ntangiye kubona ibimenyetso bimwe cyangwa se kubona abantu bamwe mubona rose man bishobora kuba bya bintu ari ukuri. Bivuze ngo uravugisha kuri wamubonye n'amaso yawe ubona niwe neza ijana ku ijana. Umva bro subize man ntago nakubeshye ba n'ikintu cyantunguye ni ukuntu ngewe nagize gutya nkamubona. Icyanangaje se uko namubonye ahubwo icyanangaje ni ukuntu ngiye nahoraga mbabwira yuko bino bintu bishobora kuba bifite isano naho bihuriye. Uko nyumva neza bya bintu ko numva bishobora kuba rero ibintu ntabwo byaba byoroshye man. Noneho mva nkubwira ubu ngubu nakubeshye namubonye amahushoka sinzi ngo namukura he sinzi ngo namubona gute ariko icyo nzi cyo nuko niba nabonye wa mbere n'ubundi n'abandi bavuga se ko numva bitangiye kuntera ubwoba none. Ntabwo Ntabwo kibazo ibintu ukabibona nyine nkubwire bro umunsi ubwo namubonye nkubwira ngo nararose cyane kugenda wenda ukeretinga relationship ku ruhande ku buryo bizashiduka wowe utigeze umubwira story ukazayimubwira story wenda mwarabaye inshuti. Nese urumva wajya kubwira umuntu ngo narakurose ngo ndakurayo ugasanga ifitiye ubundi buzima. Cyasanga ni n'umugore w'abandi kuko uwo mukobwa ari mukuru. Birashoboka nabyo ushobora gusanga ari umugore w'abandi. Nese urumva wajya kubwira umuntu ngo ndakuzi ngo mu nzozi zanjye narakubona yahita yumva kuri kumuterefita nta kindi yahita atekereza. Ahubwo reka nkwereke bro uwo muntu utangira umuneke ushakisha ahantu ashobora kubaba sibyo none utangira uneka ubuzima bwe ushobora gusanga niba koko wararose uwo muntu ukaba wamubonye ushobora no gusanga ubuzima abayemo ari nk'ubwo warose. Man simbikiye ko ngo nta modoka yari afite ari mu modoka gutya nziza y'umweru man akira icyo mfa ntabwo worohewe niba ari ibyo rero niba ari ngenda nkagera mu mujyi nkaho twahuriye nkareba ko undi bumubone niba warandose nawe ukaba umubonye man abandi nzababona man birashoboka komeza ushakishe ndumva bishobora kuba urize mere man nari biwanjye. Ese papa we ntago arakuhitana none uko agende mwana naho arambwira iki sawa ntari bituri kumwe. we Mabushanze ziki. iki ni igiki Serviette. Nisona nyanyosha ikintu kibazo gutyo bari wajyana uwanye n'ibintu hanagusa. Mabushanze ntabwo nzongera. Ntabwo uzagera gute? Ntabwo nzongera. Nise kutoza. Sindawo usanze. Koze biki koko? Nakarabye pe.
nakarabye ni ukuri nakarabye mabuja iki ngwiki reba ibi ni ibintu ugomba kuza mu nzu hano mabuja nayo ngiye kubyoza ngiye kwandurura wandurura mu nzu cyangwa wandurura ngo vuye muri salo bitwara bikaba bicara aha ngaha oya ni iby'uyu munsi none ugiye kumusha ibyaha ngaha oya ntabwo nkurusha ariko ntabwo nkurusha pe ntukiriza wowe nakumva bitanze ni iby'uyu munsi ntabwo byabuze ariko ubundi waririye ayo rero hari n'igihe wowe ushoboye akazi wowe ndagashoboye mabuja ni ukuri ndagashoboye ibi byose uhita ubikuraho ibi byose uhita ubikuramo no misatsi udusokoza uca gusa neza ngo ntabwo ari mu bwonko uraseba hano nta kibazo ndabikora genda n'ibintu byose usukura nta umwanda wawe nta kibazo ndabikora mwanda gusa iki cyakugisize genda cyane mugegera gusaba ngo bazanye abakozi aha ngaha ibintu byose biri nabonye ko none iki giti twari tubyomba washatse ikintu wanaguze aha ngaha mabuja niko nasanze ariko wabajije basireka kubaza ahanaguze ikintu basi reka ubaze reka si ikintu ibyo bishaka yarafite amakuru ni meza yanyuze maze iminsi nza hano nkabona urinjiye nanone urasohotse nyine nkabura uburyo nkuvugisha ariko nifuje kuvugana nawe sinzi na nta kibazo babita abandi se ni hano hafi nta kibazo wenda reka ngiye mubibwire banyita Ivane ntabwo ntuye hafi cyane ariko nuko nyine maze iminsi mbona imodoka yawe ikunda guca hano so rero hari ikintu nifuje kuganira nawe sinzi niba ufite umwanya ko twaganira ko bisaba umwanya nta mwanya mfite nta mwanya ufite cyangwa niba byihuta ntabwo byihuta birasaba ko umuntu afata umwanya nta mwanya mfite rero anyway uretse none se waba witwa Lili se uranzi harandana ntabwo witwa Lili niba nta kindi
wicaye se ntabwo tubizireho wakiyaza buze karakaniga nakaye kari gutuma usakuriza abantu buri abateka mutwe kigali ntabwo bazi teka mutwe umuteka ama kumbwira ngo aranyitiranya ngo n'umuntu witwa yise neza sawa ntari agaramenya icyo ndi cyo buri none sumva se mana bibira ngo amwereke nyine sawa kuntu buri kungigira ahubwo wowe hari n'indi umva se mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremwe